Wow, mbega byiza! Umwuzukuru wa His Excellency Paul Kagame yatunguye abari bitabiriye umuhango wo kwizihiza umunsi wahariwe nyogokuru na ba sogokuru Grandparents Day wizihirijwe muri Green Hills Academy, aho uyu mwana yatunguye abantu benshi ari kubyina imbyino gakondo. Ni ibintu byatunguye abantu benshi dore ko uyu mwana akiri muto cyane, aho yiga mu mashuri y'incuke mu mwaka wa 3. Uyu muhango ukaba witabiriwe n'abantu batandukanye barimo Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame, aho bitabiriye umunsi wahariwe nyogokuru na ba sogokuru muri Green Hills Academy. Bishimiye igitaramo mu mbyino gakondo z'umuco nyarwanda zabyinwe n'abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri y'incuke. Ibirori byabaye ku itariki 20 Gicurasi 2026 muri Green Hills Academy. Byitabiriwe n'abanyeshuri na ba nyirakuru na ba sekuru b'abana biga muri iri shuri. Ubutumwa bwashyizwe kuri konti ya X y'ibiro by'umukuru w'igihugu viraje urugwiro bugira buti: Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye umunsi wahariwe ba nyogokuru na ba sogokuru Grandparents Day muri Green Hills Academy, aho bishimiye igitaramo mu mbyino gakondo z'umuco nyarwanda zabyinwe n'abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 w'amashuri y'incuke. Uyu munsi wabaye amahirwe kuri ba sogokuru na nyogokuru wo kwizihiza umuco nyarwanda hamwe n'abuzukuru babo. Umunsi wahariwe ba sogokuru na ba nyogokuru wizihizwa hagamijwe kubaha icyubahiro no kubashimira umusanzu batanga mu kubaka umuryango wabo na sosiyete muri rusange. Muri Amerika uyu munsi wizihizwa muri Nzeri buri mwaka, ariko mu bindi bihugu bakaba bahitamo itariki banogeye. Igice kinini bakishimira urukundo, ubumenyi n'inama bahabwa na ba nyirakuru na ba sekuru. Uyu munsi wizihizwa abafite ba sekuru cyangwa ba nyirakuru bajya kubasura, baboherereza impano, gutegura umusangiro n'umuryango wose, naho ku mashuri bagategura ibirori aho abana bashimisha ba sekuru na ba nyirakuru. Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bafite abuzukuru 2 bavuka ku mukobwa wabo Ange Kagame n'umukwe Bertrande Ngengoma. Umwuzukuru mukuru wabo ni Anaya Abendengengoma, naho ubuheta akaba Amelia agize Ndengengoma. Bombi bavutse ku itariki 19 Nyakanga mu myaka itandukanye. Perezida Kagame akunze kugaragaza ko yishimira ibihe byiza n'abuzukuru be. Usibye kubereka urukundo nk'umukurambere, anabasangiza abanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga ze nk'igihe yari ari kubagaburira cyangwa ubwo yaganiraga na bamwe mu rubyiruko, akabasobanurira ko kuzuza inshingano za sogokuru ari iby'agaciro gakomeye kuri we. Ushimira gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, ukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bageraho ku gihe. Ndabashimiye.